hanyuma igikoresho nagusabye gushaka se naragishatse narakibonye. hanyuma nagusabye no gushaka ubwoko bw'inote nagusabye gushaka nabwo urabufite? Ndabufite. Wansabye ko namuha ubutunzi nkamuha ubutunzi mu mafaranga y'amahanga y'amanyamerika kubera yuko ushaka kumujyana muri Amerika. Yego. Umbwira ko namuha n'amanyarwanda. Icyifuzo cyanyu ugomba kubahirizwa kuko ababyeyi barabyemeye mwana wacu. Wacu ndakumva. Ibyo wadusabye twarabyujuje. Yego mwana wacu. Koko nibyo ndabona uwo mwana yatanze inzoga y'isuzumiro hano ku Gicumbi. Inzoga y'ababyeyi irayitanze. Ndabona yanamurikiye ababyeyi ku Gicumbi ubushobozi yari afite. Ndabona yaramuritse amafaranga 500. Yego. Nyuma rero koko isaha twavuganye n'umunsi n'uyu. Hanyuma igikoresho nagusabye gushaka waragishatse? Naragishatse ndagifite igikoresho. Hanyuma amafaranga nakubwiye gushaka ubwoko bw'inote nakubwiye gushaka nazo warabushatse urabufite? Amanyarwanda no mu madolari. Wambwiye ko mushaka ubutunzi mu manyarwanda no mu madolari. Hanyuma ubwo mwana wacu nta kibazo. Icyifuzo cyawe ababyeyi baracyumvise. Yego. Noneho tudatinze ndagira ngo ufate cya gikoresho cyawe ugikire hafi yawe. Nurangiza umbwire ko igikoresho ni iki? Yego. Ese muga reka genda kiza. Abo ni bande muri kumwe n'umukobwa wacu? Abo ni bande? Genda umunyamakuru. Uri umunyamakuru? Naje nje gufata iyi nkuru menye ko mubeshya cyangwa mutabeshya nanjye menye ibyo ari byo. Uwo mwana se kandi ko namubwiye ko agomba kuba ari wenyine, ibyo ni ibiki? Wowe byagenze gute? Ariko gufata inkuru ndumva nta kibazo kirimo, nimba ukora ibintu bya nyabyo ibyo nta kibazo kirimo. Ibintu dukora ni ibya nyabyo. Ariko ntimushyireho bya bindi byanyu bifata amashyi. Ibyo ukora byizewe kuki uri kumbuza gufata inkuru? Ibyo nkora birizewe kuko so bwa mbere tubikoze, so wa mbere tugiye kuba twabikoreye abantu benshi cyane. Nimba byizewe rero reka nifatire inkuru nkuko nanjye naje bampamagaye nze kwifata. Fata inkuru ariko sishaka ibyo bintu byanyu bya kamera sindishaka, ariko inkuru nta kibazo yifata. Nta kibazo. Nta kibazo. Akira uvugana n'aba barwayi bawe cyangwa ugiye gutunze sinzi tarenga. Yego mukobwa wanje. Ubwo rero angaho fata igikoresho. Yego. Ko ndeba yashyize isanduku hano imbere. Yego icyo ni igikoresho namutegetse gushaka. Nka date. Amafaranga nakubwiye gushaka ubwoko bwayo urayafite? Turayafite. Nakubwiye gushaka inoti ya 5, inoti y'2,000. Yego. Inoti y'1,000. Kubera ko mwifuje yuko mwahabwa ubutunzi mu manyarwanda no mu madolari y'amanyamahanga y'amadolari. Yego. Ayo madolari nayo nakubwiye gushaka urayafite? Ndayafite. Inoti 3. Se mugabo ugiye ntibari bumpehora ko? Ndabumva. Ugiye ntibari bumpeho ko ndeba nimbona bikunze. Birakunda kandi nawe baguheho agafaranga hanyuma nawe ureba akantu wakwigurira. Nuko. Nawe ndagusabira na cameraman bamu. Ngaho ubwo mubwira ibyo gukora rero abikore nanjye nirebera ntago ndi bukura sindi buhumbye. Mukobwa wacu uranyumva? Ndi kukumva. Kubera ko ari muri umuntu wawe tugiye guha ubutunzi. Mume tuvugane. Akira. Yego ndakumva muga. Mukobwa wacu. Ndakumva. Kubera iki nabonye wari wagize gushidikanya bitewe n'iki? Ntago ibi bintu byanyu mba mbyizeye. Kubera iki utabyizeye mukobwa wacu? Nuko tubeshya se? Muragira ngo ndashaka ko mubikora ndeba kugira ngo mbyizere. Naka kanya humura imbaraga z'ababyeyi dukoresha imbaraga z'ababyeyi ntabwo zibeshya mwana wacu. Bikore kugira ngo mbone kare. Zituruka ikuzimu cyangwa n'imbaraga zanyu bwite?
imbaraga dukoresha ni imbaraga z'ababyeyi, imbaraga z'abasogokuru bacu badusigiye. Ngaho rero fata ayo mafaranga ubwoko bw'inote nababwiye gushaka mukobwa. Yego. Urayafite? Ndayafite. Fungura icyo gikoresho nakubwiye gushaka. Isanduku. Yego nabikoze. Kamera ngwino. Yego. Ngwino. Hanyuma fata ya mafaranga za note nakubwiye gushaka. Ndazifite. Fata buri note imwe. Yego. Ukwayo. Yego. Uyikoze mu gatuza kawe. Singa wa mukobwa ntamuzinga amadolari. Yego. Umuvango buri note imwe ukoze mu gatuza kawe urambika muri cya gikoresho nakubwiye gushaka. Yego. Nurangiza umbwire. Ese imigenzo ni bwoko ki? Nimwe yo mu Bashinwa. Nabikoze. Warangije? Kwa Mariyemo. Yego yashyize muri icyo gikoresho mwana wacu. Nashyizemo. Hanyuma rero Yego. funga icyo gikoresho cyawe neza ugifunge. Shaka akantu ufungisha. Yego. Fungisha. Ya scotch iri. Se muri inzu scotch ndi buri. Ese muga. Ndakumva. Mu gihe bari gushaka ibyo bafungisha ubu ngubu kuri kubikora udahari. Ubu biraza gukunda. Birakunda rwose kubera ko imbaraga dukoresha zikora ku isi hose, zikora ahantu hose, aho waba uri hose. Bari kuyishyira ko muri kugira vuba n'abamwaye ufite amatsiko yo kubona amafaranga. Ubu byanze mwabigenza mute? Turabishaka cyane. Mpaye. Muga ndabona bahiye gira bubaha amafaranga nirebere. Nta kanya gatoya rwose ababyeyi baraje bazamura ubutunzi. Ese ko bafunze mwarangije gufunga icyo gikoresho bana bacu? Ntabwo turarangiza. Sindasubira. Mugire vuba. Gusa n'igifunze. Sino mu gifunga murakuramo gute? Bari buze. Aya mafaranga arazamo turabyizeye. Abyizeye araza. Nawe nuko byagenze se bayakohereza muri Amerika. Byagenze nagiye kubona mbona amafaranga ansanze muri Amerika. Ndabona agiye gusoza najyaho nawe mbyirebere bihanga amaso ndebe byari byo. Ngomba kubera ijisho rubanda. Mwarangije gufunga iyo sanduku bana banje? Ndabona bagiye gusoza. Bagire vuba. Dadire. Rero byari byo nanjye. Wayikase. Mudadire ndebe byo. Bo, telefone nyihereze ubuhe muri aba ngaba? Uwo mukobwa wacu wasabiwe ubutunzi. Yafunze. Isanduku ndabona yayifunze. Yego nayifunze. Nukureho kamera ma. Yego nayifunze. Noneho. Fata icyo gikoresho umaze gushyiramo ayo mafaranga. Yego. Ugitereke kuri iyo ntebe ndeba haruguru yawe. Yego. Urashaka kudatereka umbwire. Ese mugubu ntibiramutse byanze? Ntago byanga mwana wacu, ntago byanga munyamakuru, kubera ko imbaraga z'ababyeyi dukoresha ntabwo zibeshya. Nabishoje? Yabishoje yahateretse. Wakihateretse? Yego. Fata icyo gikoresho agitereke kuri iyo ntebe ndeba iri haruguru ye. Yego. Nagufashe. Anje nirebere kamera ntukureho kamera ube tayari. Yabikoze. Bamaze kucyatereka mwana wacu? Yego. Ngaho rambika intoki zawe zombi ibiganza byawe kuri icyo gikoresho. Yego. Babikoze? Yego nabikoze. Aricyo nshaka kugusaba, aricyo ku gicumbi cy'ababyeyi abakuru bagusaba mwana wacu. Yego. Ikintu bagusaba, ababyeyi baragusaba ko ubutunzi ugiye guhabwa. Yego. Ugomba kubukoresha neza. Ukazajya wubahiriza gusenga. Yego. Ukajya ufasha imbabare. Yego. Cyane cyane imfubyi n'abapfakazi. Yego. Ugomba gufata uwo mutungo neza wawe n'ababyeyi. Yego. Ukawubyaza umusaruro. Yego.
ukawubyaza inyungu yego ukakugirira akamaro kandi ukakagirira n'abandi akamaro. ndabyumva cyane. Ibyo bintu urumva uzabishobora ukabyubahiriza neza? Uzabishobora uzabyubahiriza. Yegera amafaranga. Mwana wacu rero ngaho uvuga uti babyeyi nizeye imbaraga zanyu. Subiramo uvuga uti babyeyi nizeye imbaraga zanyu. Nizeye imbaraga zanyu. Kandi gutungana ni ukwanyu. Kandi gutungana ni ukwanyu. Hanyuma yego noneho ndabona ubutunzi rwose buriho buraza. Uwo munyamakuru tuvugane gatoya mu minota mike y'ubutunzi buriho burazamuka burabubagezeho. Yego Muga ubu bino biganza ashyizeho se nibyo birimo imbaraga byo kubona ubutunzi? Ibyo ni ibiganza byasabye ubutunzi. Ni ibiganza bigiye kwakira ubutunzi bw'ababyeyi. Ubutunzi buriho buraza. Ugiye kumugeraho kuko ntabwo bitinda. Iyo wabwemerewe uhita ubuhabwa. Ngewe ikibazo mfite cy'amatsiko no kureba ubwo butunzi koko kubuza. Niyo mpamvu nanjye nacanye amaso ubu ngubu buhagaze hejuru ngo ndebe. Rwose urabibona n'amaso yawe. Ntabwo ari uwo wa mbere duhaye ubutunzi. Ubutunzi iminota mike burabuhageze. Wenda mu gihe dutegereje. Yego ngiye nawe ndi bukuraho kamera pe uko bigenda kose sinkuraho kamera kandi ni nanayikuraho ubwo biragaragara ko ubwo butunzi butabonetse. Ni wari wambwiye ko udashyiraho ibyo byuma byanyu ntacyo ariko ntacyo kuko ibyo dukora turabyizeye. Nta kibazo nubwo waba wayishyizeho nubwo nari nakubujije. Nta kibazo noneho nsubiza uwo mukobwa ndi kubona ubutunzi buhageze. Ndakumva. Umukobwa wacu. Yego Karame. ubutunzi yo bobo ubutunzi bukugezeho mwana wacu ubutunzi bukugezeho. Fungura icyo gikoresho rero umukobwa wacu fungura icyo gikoresho ubutunzi bwahageze ababyeyi babuhagejeje mwana wacu imbaraga z'ababyeyi zakoze. Batayari kamera mubwiriza kamera Mufashe. Batayari rero. Nabirangije? Gaho byungo fungura. Yes. Fungura. Mana yanjye. Ubutunzi Nakubwiraga. Kwiki? Mana yanjye. Nakubwiraga. Ndabonye muga. ubutunzi wabonye. Ndabonye. Nakubwiraga. Ko numva tutishimye ko mama mashishimira ababyeyi. Nabonye urakoze cyane. Mwese muga. Yego. Nkibariza nkirebe ibi ngibi byaba. Yego. Nkirebe ibi byaba. Bibaye kuri aba ngaba. Yego. Semera ubutunzi bunange nabubona. Nda ubutunzi wabuhabwa ubutunzi wabubona tumaze gusuzuma ku gicumbi cy'ababyeyi twagusabira ubutunzi wabuhabwa. Muje uterura isanduku mujyane mu cyumba se murampaho. Umugara ibibazo nka bibiri bya nyuma. Yego. Ibibazo nka bibiri bya nyuma. Yego mwana wacu. Ni ubutunzi gusa utanga cyangwa n'izindi ndwara utanga uvura cyangwa hari n'ibindi bintu nabonye amafaranga none kuvugishwa n'ibindi bintu mufasha abantu cyangwa muvura. Ntabwo ari ubutunzi gusa dutanga tuvura n'izindi ndwara zose. Ni ukuvuga ngo indwara zose zijyanye n'amarozi turazivura. Yego. Dufasha abagore n'abagabo bafitanye ibibazo by'imibanire cyane ku bibazo ijyanye no kunoza amabanga y'urugo. Ibyo bibazo dufasha abantu benshi bafite ibyo bibazo. Abagore n'abagabo bacana inyuma turabafasha. Yego. Bagacika kuri iyo ngeso kuko dutanga umuti ugerageje guca uwo bashakanye inyuma tumuha igihano cyo gufatana n'uwo yasambanye nawe. Tuvura inyatsi uburyo tuvura inyatsi ni uko nguko tubasha gufasha umuntu tukamuha ubutunzi. Mbogewe ibyo nibone ndabibonye kandi ntabwo ugenda ubu ngubu izo mbaraga zanyu nshobora nkuko nabikubajije mbere mukoresha ingufu imbaraga zikuzimu mukoresha imbaraga ngo mwahawe n'abakuru bapfuye cyangwa bimeze bite?
n'imbaraga z'abasekuru bacu, abakuru bacu, abakurambere bacu bapfuye, ariko badusigiye imbaraga zabo. Aho bari turakorana, dukoresha imbaraga zabo. uze nimwaba amafaranga nk'uko abo bakuru bakayabambura? Oya, ntabwo bayabambura kuko tuba twabanze kubasaba ubutunzi. Ntabwo waha umwana ngo nurangize kandi umwambure. Okay, Muga urakoze cyane, reka nkureke kandi reka ngushimire ku busobanuro umpaye. Nimero zawe turazishyiraho. Ikindi cyari gisigaye ubwo iyo nimero ni nimero ku Gicumbi. Hanyuma iba iri no kuri WhatsApp. Nimba ubyemera ko tuyishyiraho turayishyiraho. Nimero nta kibazo muyishyireho, bahaye uburenganzira. Nta kibazo rwose. Ku bundi busobanuro ku bazagukenera, kuzakenera kubafasha kuri byinshi bigiye bitandukanye, ubwo bazaguhamagara kuri iyi nimero turayishyiraho, turayishyira mu kiganiro bazakuvugisha. Aho waba uri hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu bihugu by'amahanga, za Amerika, Burayi n'ahandi hose, iyo duhamagaye turagufasha mu kibazo icyo ari cyo cyose ufite. Urakoze cyane ku mwanya wawe uduhaye. Murakoze namwe. Okay, muriyumva gute? Igira hino. Muriyumva gute? Ndamushimira cyane, ibi bintu nari naranze kubyemera kubera ko nabonaga wagira ngo ni amanyanga mukuru wanjye ari kuntekera, ariko ndabibonye mu maso yanjye, ndabyiboneye, ndishimye cyane pe. Ntabwo narinzi ko ibi bintu byabaho byakunda, sinarinzi ko izi imbaraga zakora. Ndishimye. Okay, mama gira hino. Wowe uriyumva gute muri aka kanya ko murumuna wawe yarakumereye nabi, ibintu bikaba bikunze, uriyumva gute? Mfite ibyishimo muri njyewe, murumuna wanjye yarazi ko ndi umutekamutwe, none birakunze, ubu ngubu mfite umunezero muri njyewe. Ubu gahunda mufite ni iyihe none? Gahunda mfite niyo kumujyana muri Amerika nawe. Reka ngushimire ku mwanya wawe uduhaye, kandi ngushimire ko udusangije inkuru ku bantu badukurikiye. Ni Bucece